none utanze miliyoni ushize ari indirimbo yawe yewe nawe baby ganje abantu baze kwireba abantu ni babi uko indirimbo yitwa Izere mfite indirimbo yitwa Izere man like isubizamo abantu hope yeah nibatakubwira amagambo ushaka kumva taikun you're good you're bright kumva nazi kubikubwira jya muri mirror tell those what yourself I'm good I'm gonna make it indirimbo ngiwe yigisha skwita nta muntu ushaka kwireba n'umwe shit so bwiza keep it up man the brain Tiger B zana mikoro Tiger B man is the king bro tuve mu boro byo kuvuga ngo byo urwenya yegereze mikoro neza gute byo urwenya niki man the brain respect akuriye respect yandi iri ejo usho bita maximum security handi bafungiye abantu bibihe babandi Al-Qaeda ye muri Amerika uyu the brain akuriye maximum respect umuziki nyarwanda uri modern uri kubera uyu mujyama man ibintu abantu bafata ngo urabona uyu mujyama ba Meddy ba King James barakoze ariko they were two in Rwanda anze nyine bitagize akaba kuvagira muri Amerika bamenye imihanda bro the brain yako ibaza ariko ani ndirimbo we na actize mu na Anita Pendo by the way kera yitwa ngo iki urayizi twakora hano kuri Primatire kanita niba nakinye ndi boyfriend wako ne iki turi kwiruka mu ariko video za kera data ngo action ngaho mwirukanyeho Anita kari kwirukanga mu tuzenguruke gitica ngo Anita mufate ngo Anita gwa nangamugwa ndo ngezo script kamugwa hejuru wana gwe ikayise gakwepangwa ku ruhande the brain Tiger B man big up on yourself man ararenze man tunasuza umuryango wa the brain Pamela big up on yourself your kid big up on yourself man much more respect nk'umuntu nguyu ntago ntabure ikintu cyadanye muvuga ariko ararenze the brain ararenze ndirimbo akora ngo yankwe ya indi rero ariko gukora yitwa ngo shabozani yego nimbise nimbi kugira ukuseka je nabwe ndirimbo yakora the brain ngo yangu Yo, what's up Rwanda? What's poppin' Kigali? Nizere ko ari amahoro kandi bigendane kandi ya one on one. Fata pause umvuko nkubwira. This guy afite byinshi avuze muri art n'ubugenge bugenda complete person. Itubara umfundikizo waryo. Water, energy, electricity. He was born to win. He was born to conquer and take over. N'umutungo w'igihugu ni essence n'ubutaka ni drapo n'izuba muri ryo. MCing, journalism, creation niwe kimana bavuga ngo huze nawe yitwa MC ntago bihagije TINO uvuze Tino kanda pose nkubwire introducing yabaye muri TBB yakoze byinshi hit after hit back to back bumper to bumper bandika bandu wangu huze nawe hello sir kaju banjuka ju banjuka ju weka ju banjuka ju yeah hello sir niwe mira pampa yeah. What's up my guy? Good to see you man. Good to see you. Ndikumena taikun Ndahiro, you know. MC munyamakuru kana ngori introduction yawe. MC munyamakuru content creator yazanye boro ziwe. Sinjya ngwezo screenshots batanyira bashaka kuzikwiba numu TV personality, part-time comedian. He wanted to do hip hop biranga sinzi abantu byapira ariko but he loves hip hop niyo mpamvu ora mu cyumba cha rap. So yeah, turi kumwe nawe. Yeah man. Tino, ujya utekereza gushaka umugore? Once in a while, rimwe na rimwe ndabitekereza ariko nago bitinda. Niba bintekereza nkajya mu cyuma nk'isararanya ariko iminota 2 sano bitabegeye. Mu cyuma buri kuvuga gute? Ari kuvuga ndi kureba kwa kundi uri gusasa icyumba ukavuga uti man ari bebe cyakiri gusasa aricyo kiri gusasa. Nawe uri nko kwisega uvuye nko muri douche. Nkamushushanya ariko naza muri reality umugore nkamubora. Munzu zindamubona tubona shaka pe but in reality since niba barangiriye I don't know but with God all is possible naho amenye umunsi umwe bizaba. Tino hauri kingurongore nyina ndabura umuntu mbona munzu sindamubona like in reality yeah abameze neza bari gusasa you know akenshi durira mu cyumba nyina ari gusasa hakwingize gutya nsanga niba ari kungura niba ari muturanyi wanjye simbizi ubusinzi ngomba gushira mu bwenge bwinshi senga Imana niyirize nje ku masengesho nje mu misozi yongiyo hose kugiye avuze zo rubago
muri umuntu wanjye nawe ubundi mugihe naramubona shweda. Your love story, how many exes do you have cyangwa abakobwa mwakundanye? Ni benshi ariko bari Europe, Asia, South America, na mwekisi wanjye uba muri Africa. So ni wiseka bro on my love story. Uwa mbere ari muri Holland, you know? Uwa kabiri ari Vancouver. Uwa gatatu uri hafi ni hano Burundi. Kandi we ni diaspora. So mva yuko nayo mpamvu ngo narongora kwanza. Abe baraja the come and use me barankoresha bro. Kuko inkuru barazumva. Tuyukundanye natiro mu gatandukana visa tayari. So they come and use me. I'm tired, I'm fed up. Kwanza impamvu narongora niyo ngiyo na misena nabimenya kwanza ubungubu. I'm tired of having excess. Abagiye baragiye wowe nuze bana na passport zabona none. Ugomba kugumana Kigali. Tino ngorongora. Ikisi. Usanga mu myaka none hari pressure nyinshi ku bantu. Tino yatinze kurongora, niba ari umukobwa runaka nawe yatinze kurongorwa. Ubundi uvumbuga bwe akabakora mariage ku myaka ingahe? Umva izo pressure rero ndagiye ntabwo zicyasinza. Barabivuga nyine nkakumva nyine like you my young brother ngo Tino we kuki utarongora ngo ati it's okay. Uzandongorera se? You know, what do you want me to get married? Like, leave me when time comes, I'll do it. When you are wrong, you come is urongore vyawe, you know. Cyaburi umuntu afite umwanya wo kurongora. Cyase na urongorwe. Kuki urashira pressure kumwana mukobwa ngo nkwe pressure ni iki nikino. Umubebe ageze muramushutse. Hawenda n'umudiaspora niki, umudiaspora namuzi umuntu bamaranye kwezi kumabiri, kwero ngo umufungo hari imodoka hari inzu nziza kinyinya ngo nabwo uzakodesha iyo nzu niyo zakurongora. Pro ushobora kugera ugasanga umuniga gonanga za moteri zo kuri za sarukera kwa Rubangura za moteri kusanga iyo sound ntabwo ushobora kuyihangana ariko you already there. Rero take your time mu gihe utarabona wa wundi umuntu wowe mutima wawe ukunda wa wundi uvuga uti n'uyu nashaka ati ndakazaza buri muntu Imana yamuteguriye sababu ze tuvana pressure. Hari n'umuntu wambwiye ngo ngiye nzagwa miliyoni 20 ariko kurongore nambwiye bumaye 10 kakanya. Igacumi na avance yo gushaka umuntu izindi yahise akora telefone abantu bazarashuka da mwazagutwerera bro byorere ibintu niba namfunga ufite gukora ubukwe witekereza kuri ryano ushaka kuri miliyoni 2 ubikora gutekereza ngo wazagira so pressure punguza pressure. Muri COVID-19 wigeze kubeshya bubu ko ufite ubukwe aragutwerera budahari kubera icyo babeshya? Aya mafaranga yarayisubije kuko nyuma y'ayo mafaranga bubu yarankoresheje nawe akazajya nkata romba abandi akabamba message akazajya ngaruvuga ngo yarayisubije bunaki ni kimwe wabeshya abantu bangaye ko ufite ubukwe muri COVID? Ni benshi buri abanyarwanda kugira umuntu azagwa umufungo we. Je nashizeho scenario yanjye navuga ni ubu none ngiye gufera abantu ko mfite ubukwe ko buburamo magati boss wambaye 300 ngo Tino birakaze ko amagara ngo boss wa Burarirwa musaza none se kutwagoheza guma ngo ndavuga rero abantu buri umunyarwanda kujya guha amafaranga ugomba abantu bakunda ubukwe impamvu mfata ku bukwe graduation yes nafuje mama ariko waracyari nije avuga ati pa no bubu ashiraho umufungo umama ngamubwira gute cyane amukubise invitation nazo nibaze editing zina rye agene ko mbebe nashizeho twashatse zira ari umukobwa ari aho ngaho gida niba ari wimuwe Liliane kwa kundi bumva izina bavuga ati wana wimuwe Liliane no krike wimuwe Liliane nawe bategereza bumurabwa rero reception zabira Camp Kigali ni twapaze strategy yose abashizeho bande bose nagiye nkorera barakanze yakoze barakangire kageze no muri enye magaragahe enye magana 3 mitankora akari kasto eje kona abantu ba DJ Fura mwaranyambuye mwese bazaga bafata byo kunywa ngo ndatuma umukozi mu gitondo kada none wa mugani wanzigira gutya ya lockdown ya indi yari ya danger none nahombe narazinywereye zose nakira rangira mombye ako bube duwe nishumi yanjye nishumi yanjye n'abantu mwese mwamaye mwaramaye bagutwerereye haranungere nyine sinone ntabwo nakoze mu mufuka bagutwerereye hatabaye uko ariko kuko nyine rwarapfuye kubera corona. Umugoranye twimuwe nawe yahise wa Babylon yadahari Lores karakanyuze mu guys karakanyuze mu isi. And then uri mu bantu batumye TBB senyuka? Oya igihe cyari cyageze mu birangire tu ntabwo ari ngiyewe
agarengera mse ni Safi watumye Urban Boys senyuka nazo Dream Boys byaninde watumise Evaus ni Platini ninde turavuga ati bibi uyo nyine groupe zose zigira ngo bikarangira bro TBB giye cyari cyageze mu bigori. None se ko mwari batatu amafaranga yagumaguma umubare w'abaguzwi mwayagabanaga mute? Amafaranga no agiye baduhaga ngaye si miliyoni ngo twafataga 60% as a group 40 kajya kuri studio na road production. Ubwo muri miliyoni yafataga ngaye buri muntu yije nafataga Desa Benja Desa Bob Desa then 800 akajya kuri na road production nyine kuri konti yago barandiye amafaranga sigeze nyabona ye my contribution natsigara ya 40% ngategereza video yagera ngo tino y'abantu none se ko habura wayangaye nkakora muri yanjye ndi gukorera nkashyiramo gusa igihe cyari cyageze tu kugira ngo iveho. Bamwe bati TBB kugira ngo ibitsinda rinene mu gihugu babihuza no kwakoraga kuri radio ukuri kwibi nukuye oya TBB man twakoraga ibintu byiza like man umuziki nyarwanda yuririmba ibintu byiza abantu baragukunda bose abasani bose bakora ku maradio nubaza bakoze ku maradio nuko bahitinze wapi TBB yaraje izana ibintu bitandukanye n'ibyo Urban Boys iri gukora icyo gihe izana ibintu bitandukanye n'ibyo Dream Boys iri gukora data ninde vuzi ngoma bamva ntago n'ibintu bitandukanye bukeye urumva vuzi ngoma sha ejo bundi buzaca ngahita nkubutabira mvuna ntabwo ibintu twageze abantu bavuga ati no abangaba ni bobo ikintu baturushaga nibyo ngibyo kugeza za Kibugo ndetse ariko ubundi TBB kujya yakoraga urumva umuziki utandukanye kujya Kibungo umuguru peyane nakiya nicyo baturushaga bana baraturaza abarezi TBB ariko ndabwiye bobo none umuvuduko turiho ntabwo tuzaramba barafika twakoze ndashaka umukuzi na Riderman je ndashaka umukunzi umurukundo nyarwo umukunzi unyitaho je ndashaka urukundo man Riderman pa dukona Big Fizzo baby Natasha jewe abantu batangiye vuga ngo turapfuye icyo gihe sinzi umuntu wari manager Dream Boys nibari muyoboka cyane nibari wowe cyaraga pu bari sabaroga asaturoga Bob twagiye kuri shooting akahita sinzira eva Pastor Poradu amagaye ngo nimutaza saa 9 jewe ebana mfite abandi bantu ngomba gukorera Benja kaza karapapa naye twamagara Bobo oya yajya kuri studio mwana bitose bikamufata Bob ngiru wake up man and sing duka ebana byamaze Bob ndagosoje my guy ariko byarabaye bro nago baturoze gusarara gusinzira baze kujya kuri mikoro kayi dusinzira washoka hanze kwina road kunda mujya Arsenal we are tata Arsenal Bob vasi yawe ibitotsi kandi wakoraga chorus no story kurimba gute na chorus dufite bro Tari gukora gute bro ibyo goye na chorus umuntu afite bro yabyorere baraturoze ko umvuduko TBB yari ifite na Urban Boys bari batangiye kugira ubwo bari bagize ubwo TBB igiye kujyana Richard uramu Super F yatangiye kuvuga ati no bimeze bita yashize muri VOT yiwe uyu ari kunganiza bimeze bita ubundi TBB bimeze bita none tunyura bari kuri ndizo ari ku mucyongo niri kumwe na boss ni Tino abamagaye Safi none Safi muvandimwe Tino muvandi no kuyamamaye utangiye kutwingira ngo gute second boss amaye lift bro twagiye muri guma baravuga turapfuye baratwibiye ariko na guma tubabake aje twabakanga ibaza n'abagabo batatu babakenda gute ariko dufite vuze ngoma biramvura gute se umuntu yabo bakenda abantu yozi yo tukira ku mwanya wa kane bana ura mushyijya kwanza niyo mpamvu twanatandukanye n'bisenyemenye niyo mpamvu baratwibiye muri guma Tino muri guma bivuga ko habaga harimo kata nyinshi ukuri kwibi nukuye cyakata zabaga zirimo umuntu akagura abafana bayo ku munota wajyo bakoreshe kwa steri urayitegeye bugeze ibyumba ko kurusha amafaranga wowe batapangiye abantu ngo ifiriti n'agafanta undi abaguriye biede ngo ubundi tibibaririmbe beki mu mana no nkabwira nk'ukizwa abafana kanze kamuvuge DJ Black ubu ngo nawagezweho DJ Black yigeze gufana TBB yashizwe abafana ugasaba DJ Black tujye dukurikira twaratomburaga turahimba ku mwanya wa gatanu ngo nari barahari bo twagira nkabona ibyapa bya Urban Boys niyo byinshi bazi ko ari kuririmba ko ni ibyapa ngo buramo icyapa cya TBB na kimwe mwana
kandi byapa mwabivaye i Kigali biruzuye kwa stade abantu babikoresheje nkabona band boys batatu ku rugamba by'Imana ugira ngo mbura na vasi yanyu n'abacyanga niba bindi Morocco dusumwe twa Senegal isume nuko byagendaga byabagaho mwaguraga na simukadi twebwe bya simukadi bari yaravuyeho mwekatanyo ari ihe twe no gutorwa nyine niki bisanzwe no gukubita cyane gusa nyine TBB mwarayibye abategumana mwarayibye nakuntu bambwira ngo yangurese yarandushije gute sari ndikute yangurese zo kumwanya wa gatandatu kizo kwanya umurabe wa 10 nuze yitwa nde uyu nguyu oya uyu nguyu mukuru wa nuze aba muri Amerika aragiye aririmbaga sindibuka Gabi Umutare Gabi Umutare wowe none twa turi kuri line gutya cyaci boro barakandaga boro numva Bob arashunye inyuma kidabwe mabere ceceka baragikanda rero umanze bafashe urupapuro ngo yarazengu bavuze ngo yarazengu sabwa numwe namwe ragarite yarazenguruse ngo ku mwanya wa 10 Umutare Gabi tabwa hawe turacyarimo Rorogi barakata ku mwanya wa 9 baramuhereza barazenguruse navuga se mu groupe ebyiri Urban Boys ati Urban Boys ya 9 nibikunda bitambwa Bob muzi bataranasoma izina tugenda manzi asoma izina twagize bajene ko muzani twebwe no sara bandi ngacyakoze ngo ni ngo gabitoye yakure mbona Bob yamanutse kare yasigara ugiye n'ikifunya gifayiro bafata uzare n'icyo gifite miliyoni imwe niyo badwaisha nawe gato turashima abo twajyanye n'iki bakomeza kusoma ba Christophe nyine no kutwavuye mu mana ako gahinde nanjye yo miliyoni imwe yanyuma cyakoze bana nawe navuze ati Bob nagiye kuyaza tino baza muri ghetto nahise nimuka abona ibintu y'abana baramiga giko yose ambasha amaze kushyira miliyoni zingahe wowe iyo imwe rawuri ndahita bagata iyo mwihanagure ebana baramiga cyakoze baramise naho niba mucyaka ni mafaranga dushaka gutegura ibitaramo muzajye mwishura ntago mari nanjye ndagura mu dutebe nahise ngura mu dutebe cyo gihe urumva n'iki n'iki ganyero TBB mwarayibye Tino ejo bundi habaye Nuwa's Groove igitaramo cya Ben kibangaruka mwaka cyarimo BruceMelodie mu ba MCs twabonye bari basanzwe baba hafi ya Ben cyangwa se banakora big shows mu Rwanda. Of course tuvuze these A-list MCs cyangwa se A students mu musinga ni wowe Penda kenshi ni duo yanyu. What happened kuto twakubonye MCinga muri Nuwa's Groove? Nandi gukina biyari. Nandi gukina biyari. What's going on here, bro? Urambajije what happened? Ni mwambo kwa the bed. Then kugera biyari gikona no yitwa no mu migano. Nage nanu arenze ngo zasere no mu migano. Anu bazi hano kuri EPR barahazi. Ko cyo temusinze. Handi gukira biyari ndi kwiga gukida. Rose the Ben Bruce ajya kumureba mbere ni ari gukina game. Rero gukina biyari. Niyo game yaje. Ikintu ushaka se? Nibyo. Byagenze bite ko bataguhaye kiraka? Oya nakiraka giye murane biraka bro, murane biraka arigiye babyinshi ariko icyo ngicyo wenda cya the New Groove urabiko icyo ushize I worked I think no muri nejo mu twarakoranye barya bor heruka ni whatever. So urumva nukuvuga ngo twaganira ngati turabikiye kwa ko nyine mvugo tuzabiki. Kwa ko ndi the band this way agiye mu gutegura kandi iyo tuvuganye rimwe naho nanjye ugomba kunyibutsa bro so tukomeza gutyo ku munsi mbona iminsi iri kugenda yegera ndaceceka man but I don't need to remind you niba twaravuganye why niba ufite na team igomba kumenya se who is the MC nagubwira MC abura like 1 week people they need to kumenya nanjye ngomba kumenya se Ndahiro niba ari unyambika nzambara gute like ushize naje gutya after abantu bagira ngo mu MC Anita Pendo za gusa cyangwa se uje mu cyumba cya rap mutumye ku munsi wa show yes umunsi wa show urakora cyangwa ako kanya you understand yeah so mu munsi wa show urageze nikumira home nundi yari konje ntabwo nari nakoze
ntabwo nari nakoze namaze iminsi nibene za Rubavu tumufungo wanje nabaci to kurabizi ndi mu rugo ariya ndi kunyaka kabiyari bigeze nka saa 3 bigeze nka saa 4 hari nimero yamamagaye ngo the Ben gushaka backstage ntabwo backstage bro nibereye Gikondo ahita kopa namiboke njyango yaramamagaye nabwo man nibereye Gikondo ngo the Ben mitamwandikira I'm not there ngo atavuga sha nakundi nyine uko byagenze you know like abuze more like ikintu kiri professional no arahemutse Tino ko baraguhamagaye ngo ino backstage ufata moto cyangwa ukihuta ugafata imodoka ukagera backstage gukora ikizi nese Ben nyine se yagushakaga yanshaka nyine gukora ikizi yanshaka gukora iki nyine agira mu introduce ibintu byari bya mbere yanshatse mbere biragarangiye bigira ku munsi wa nyuma atakishaka bro come on abasanga bana bitekera gati musaza turapfuye sho yapfuye arabura umuntu uri butuzure ni Tino kandi Tino nari kuri biyari bari bamaze no kuntsinda 7 fita kajinya bari kundya gusa at the end of the day Anita because fresh naba Lakens they did the best that was the best they could give ariko je nari gukora ibirenze byaba lekera gukora ibintu bya danger iri arena ndayizi bro nko kuna perizi amahoro igeze kuri reyira kubita amahoro arena urayizi cyane arena ndayizi nguni zose no hejuru hose rubango yo bro mbazi arena yongezemo maze abakire bose bingiye mu wariye n'abantu bamuziranye bose n'abafana kubona mbabona bo ngabwo ati doge we kuri bimeze bite so winjyana muri VIP ushaka icyo bimeze bite wowe ana baratwecha ako reka tuvuge tuganira bro na muntu wadushobora Tino yurebye game ya none uri umunyamakuru bimaze igihe kirekire wabaye n'umuhanzi wahuye n'aba producers benshi comparaison cyangwa se comparing ugereranya this generations uko zigenda zisimburana mu gihe cyanyu muri prime time yanyu n'ababandi bose n'ubuna none ni ibintu ugereranya cyangwa tutandukanye gute sha generation yo ngo na rukundo ruhari rego na amashari yo yahozeho ariko ishari y'ubu ngubu ubirigeze ahantu umuntu yakumva woba ngo taikun Ndahiro ngo yarafunzwe man ukumva abantu they're very happy about that man bro cyangwa bro usko kera man bafungaga nk'umujyama wawe runaka man abajya bose bagahurira hano kuri brigade hano bakaza bagushyirira ibyo kurya n'iki ariko ubu ngubu umva ngo runaka yafunzwe ngo bari baratinze taikun nuko nanyumvira usko kera bafunga nk'umuntu wenda urugero wenda nka click n'urugero example man ba producer ba junior bande bose ba ba Pastor P nukuri ba boss ba piano production man sazo ko click afunzwe nguye bije hari yesi Nyamirambo man bakaza ariko twe yo yarageze imyaka bataramufunga nubwa mbere ko ya bro people you feel urarwara abantu bakishima y'urwaye avuga ati abantu ngo ameze nabi ari kuri bombone ngo guhumeka byaza bo abantu bari gusenga hariya ngo bombone umuriro uve unavuzime ko umuriro wazimye upfuye babirangiye ukuzigene ngishire bro generation y'ubu ngubu abantu ubugome baranabugaragaza cyera umuntu yakuriraga ishamba akatuma umuntu ngatuma kari gombe ngatuma ngo je nubwe mwana cyati no sha kargo bakaze rero wakwiyunze na taikun ko bikomeye man taikun avuga nagufata n'iki ugashaka nawe uburyo tumundi ngo yashati naravuze ngo abantu bro we chill kandi bikarangira ngo ejo bundi ari umujyamo wagonze mugenzi we baba diaspora what the heck is that boss they're still young man ugonze umuntu ubonye ko man akiri guhumeka ukubise mu na reverse mu cya hejuru that's the new generation man we living in uwo muntu bwararangiye warangira ngo you have money man kugira amafaranga se abantu bafite umufungo abantu bafite umufungo muri Kigali batavuga ku buryo apanze umufungo yo ngo inzu turimo bambuye ngo yapanga amafaranga yarushirira kese abantu bafite amafaranga ariko batavuga ariko wowe kubera via diaspora numva n'abantu bari kubishyikira ngo ko cyambe ngo n'Abanyamerika yego kubikoreye ku Rwanda uri ku igihugu cyacu bro bavuga ati iyo niyo generation y'ubu ngubu kera habaga ibintu byo kwicana muri showbiz n'ibicyaka
ariko mushinjwa ko mwe mu gihe cyanyu ngo ruswa yavuzaga ubuhuha. Iyi ruswa twe dufite iki? Ruswa y'igitsina, ruswa y'amafaranga. Igitsina se wigeze ugifatana umuntu agifite igitsina bundi ariko bana aravuga ruswa y'igitsina yakiriye yo mu byorero ibintu umuntu agera kubitanga ibintu nawe bishaka byorere mu byorero. Kora ikintu neza wowe yukora ibintu byiza nta muntu wazana ubugoryi. Urajya kuguzana muri systeme yo kumwereza igitsina cyo mumukira mu ntoki simbizi abona ko nawe nta kintu ufite nta kintu uzumubwira ako ufite tara muziki gwa danger nawe aratinya aravuga ati mana yanjye uyu nguyu mwana muhera reba umuntu arapfa gutya namuhera yo gute ku mwana zi production ndamubwira ze wanjye aba no mu nzirenzi yawe umva ibintu urandagira ubwo uvuga ati umuntu aritwara ngo urumva ibintu umuntu akurusha umufunga akambwira umuntu akurusha umufunga akurusha kwimba urahera umubwira ati ngwino nsure muri genyero ntago bibaho nawe ugira ubwoba usaba babandi uvuga ati bajenjeka nyine yakaba ari mu guhinga mu korora inkoko n'ibiki akaza ngo aje mu muziki nawe uvuga ati waba uri nyine reka kera ntabwo byabaga heza. Hari abakobwa benshi ngo baretse music kubera ruswa y'igitsina. Ntabyo bari bazi wabiretse wese that was not your calling. Ntabwo ari umuhamagaro wawe nta muntu uri ku bintu nibibabone bakakubeshe mbwira nga batatu barese umuziki kubera ruswa y'igitsina bambwira nirese abayivuyemo bose bararongowe n'abagore. Miss Jojo she's married and happily married, you know. Miss Chanel she's still doing music. Onori mu cyakaze uvuze shabisha birashoboka aka abantu mwabikoze Imana irabareba uwavuze sindamusubiramo ariko iyo birashoboka cyangwa ngo birashoboka ariko je sindemo kaze kuri fata uwo muntu ahita tuba umuntu wese abikoze whoever umuntu wese waramuhemukiye wo tuvuze ntago turi mu buvugize ariko warahemutse dukomeza. Ariko Tino giti yabaga mamen giti n'ubu irahari giti irahari come on bro giti irahari ubu ngo none yavuze ubu ngo ari ubundi ku gafu abantu bafite nuza arya yitwa code murafite umuntu ashaka kuba afite code ari kuri boutique ya murokore ngo yashe kuri code wajya kurega baga ati gene kuko ngo murikika kuri ibimenyetso. So giti iri hose gusa impamvu abantu batanga giti nabo ntabwo babizeye bro katube none turi serious mu gihe utiyizeye muri wowe uzayitanga mu gihe utiyizeye ko ushobora gukinira Kiyovu uzatanga igiti ku mutoza kugira ngo agureze first 11 akwiye gukina bro ukora tize byanze bikuze n'abafana barampushinga kuki udakinisha Omar kuki udakinisha Papi kuri umutoza ajya kuri pressure paka ukinye wajye ubona abakinyi bose bagiye mu makipe ari uko batanze utanga salary ya gice cya salary yawe ba wembwe 800 ngo umutoza ngo uramuhamagara niba kuvuna akaguru. You understand? So bose bagiye bakora ibyo ntabwo babizeye. You understand? Abantu bose bizeye bararwanye intambara paka bagerayo ya man. Tino byaba byagenze gute bugiye tukobere wongeye kuba umuhanzi? Muziki urahari ariko man muziki usigaye wenda man taikun ntago ari nka kera sibyo ubu ngubu ushobora gusohora audio man abantu bagura ni nziza ariko ntigira nijya kavuga utireka ngore wenda visualize whatever when that's not a video abanyarwanda bashaka audio na video nziza urabizo taikun video nziza yajya munsi ya miliyoni kandi nayo iyo ngiyo ya miliyoni nayo nugupacha rukura aha none utanze miliyoni ushizari indirimbo yawe yewe nawe baby girl abantu baze kwireba abantu ni babi uko zindimbo yitwa izere mfite indimbo yitwa izere man it's like isubizamo abantu hope yeah niba takubwira ya magambo ushaka kumva taikun you're good you're bright kumva nazi kubikubwira jya muri mirror tell those what yourself I'm good I'm gonna make it indimbo ngiwe yigisha skwita nta muntu ushaka kwireba n'umwe ariko zani ya bore pom iyo yarebwa miliyoni 10 misi 3 kuko ari mu iki kuzabana arimo kuzabana nozo pom nikize nozo mu pom sana kuri pom niki BruceMelodie what you think about it is pom niwe pom ndakurya niki ariko je nago nabiririmba yeah missing about reality man sin. Thank you very much, my brother man. You know, sin. Nade. Tino,
wowe na Royal FM Yeah. I mean benshi inkuru z'abamotari zivuga ko ngo Royal FM ari ya mwene wanyu rero mpamvu ugenda ukahagaruka. Oh yeah. Yeah. Bro, none se kankubaze. Ba Messi se nashobora gusubira muri Barcelona. Ahantu buriya njya mbwira abantu uzagerageza kuva ahantu mu mahoro. Niyo mpamvu nutandikwana na girlfriend wawe akanguremo izi neta abantu banambona imvuge ndi serious. ubundi ubwo bwiza marabugishiriza. Kanze mwereka. Kanze ni hano. Urumva? Nutandukana na girlfriend wawe mutandukana neza. Kuki utandukana n'umuntu ku buryo yanyura hano ugahunga. Je n'ubu ngubu n'ukuri aho ukoze wose nasubirayo. Ket Radio nasubirayo. RFM nasubiyeyo ariko nuvuga ngo baraboye bagati Tino iyi studio ko nimeze no gomba vibe Tino araburamo turamuha n'umufungo barawuma pe yeah so nuvuga ngo iri FM it's a radio station y'abantu umuntu wese yakora nawe wakorayo ntagari no come on no se wowe wagarura umukozi mubi iwawe wowe kucyo wasubiye kuri TV10 ni papa wawe ni papa wese boss wawe bibaho umuntu aragenda kujya gusura. Yego niyo mpamvu nisaze subiye kuri Royal FM nandi nashobora gusubira ahantu yitwa niba ari Country FM mana yanjye shano byenera amamiliyoni 700 sinshobora gusubira aho nisishobora yewe sinshobora je nagiye maranga ya mutima yanyemerera ariko za flash nasubirayo za KFM igarutse najyayo ahantu hose ariko hari ya Country FM sinshobora Tino iyo urebye isi nabivuze kamwe no kuri fan ntabwo nasubirayo kimbaza Country FM ko nabakora imana nibo banahaye ubuzima bwanjye bro. Country FM narayikoreye ndi programs manager nkora ikiganiro cya mu gitondo man I trained those wakadada I trained those guys ba masunzu ba sura fasurat uyu Ive uyu ngo asigakora ibyegerano kumwana w'umunyabwenge is the team leader. I gave my whole my energy, my everything. By the end of the day someone cannot adashobora kumenya imbaraga umuntu ashizemo cyo gihe mana mitankwanga ngewe kandi yo nkwanze turahura nka gusuhuza yo what's up bro you're good let's go let's chill let's pa twakomeje. Yego Tino ni ikihe kintu ubona ku isi gituma isi iba bored cyangwa se isi boring? Gituma iba bored ni byinshi cyangwa isi biha shabukene. Wewe twese dufite umufungo bro. Bro twese dufite umufungo. Taikun ufite wikaraga nikaraga urana papi mwikaraga amahona ari yavuga gusa. Pipi dusuzanye ku mahone gusa pipi ukamenyera nywe ariko bukena none twese nitwabaho turabakire intambara zavuka mazajye musuzugurana ariko ubu ngubu ufite umuntu uyobora nanjye mfite abo nkoresha nanjye kwaje mbya ati we imana gureze nkwe tugira vuba ndagiye nakererewe ariko icyo gihe nawe yafite wazabwira nde you see niyo Imana yabikoze turushamwe like munera niyo mpamvu n'ubuyobozi abaho president kaza mu gutya kaza mpaka kuri mutwara sibo yes akintu ushaka kumbaza se Tino uzi guteka ngende mubi bad boy je wundi banyita chef de cuisine je natese ifite imyaka 2 nako no imyaka 2 aho ndabeshya cyane ndamenye guteka ifite imyaka nk'irindwi nzi guteka cyose nta kintu na kimwe nazi guteka umuceri dutekere nkoko twumve urugenda mu isoko ugura inkoko yawe siga bazibaga ziri muri frigo ugure 9 uyizane urumva cyangwa 12 uyizane ugure bitunguru pavuro zaonja inyanya byose ugenda ukata ibirongo fati ya nkoko yawe urumva kurishiremo fati ya birongo shiramo bisanzwe bitufundikiraho nuko uri gutogota biracyari kuri nuze kuri gaze mu mavuta ubanzamo umunyu cyangwa igitunguru aya mavuta ubanzamo igitunguru kamone umunyuza nyuma ubundi je sinkunda n'umunyu mwinshi bonishiramo nuze za boro zitwa ngwiki za magi nkoresha magi nka tune tubaye
nuhe mukobwa mutakundana yabafite character zimeze gute character umukobwa uvuga cyane sha umukobwa uvuga cyane oma ngo niwe mukobwa ufite umuntu uvuga cyane uri kureba Manchester Kiyovu yawe progero ngavuga ndapfuye so umukobwa uvuga cyane ufite amagambo menshi wapi gende shaka umuntu utuje urize je naza none nka MC ndi kumubwira byinshi akanurusha genda gace no come take it meze nk'ababajyame bagiye nko mu cyumba nyine bya kurame calm down ndahari icyo gihe siko mu baby vuga uti karabaye kaza gukora mu kabano gace ufite pressure ndahari cyaba kiri kwikaraga ndahari gavanye pressure gace so umuntu uvuga cyane ko nanjye ndavuga ibazo n'umuntu uvuga umuntu wandiye reba amagambo kumvuze mu minota 30 umwaka wa 2025 umwaka wagenze gute kuri Tino man warangiye neza cyane like mama yararwaye arakira she's okay nanjye ubwanye nasoje man mfite tu gigs tukurikirana ako man no bagira ngo baze neme ara amafaranga ndemeye kujya gukora Gisenyi nyimara kuyasenyera bakibura ku avance telefone ni mbona bayakuye kabiri ariko kikavuga sinya subiza aba akoresha maze gusinya ndabyemere ko nasoje umwaka nisho tudeni twinshi tuva muzira man meze neza kabisa ya man bega pona se ni kiye kintu cy'agaciro utunze ubuzima yeah life man life me yeah thank you so much man life man is the most expensive thing I have in my life. Mbere ko tujya ku mafoto Tino igice cyawe nka 99 cyana gatana around there urishima uraseka utanga urukundo to each and everyone you're not biased ni ibintu wahisemo nibyo yatojwe urabitora cyangwa niko wisanze bro nisanze mezuko you know nisanze mezuko I could even like family background you know like our dad our mom one of my journey like rest in peace arapfuye mama wacu nta muntu wakundaga abantu nko muri vacances wasangaga mu rugo wuzuye abana baturanye bose none bateka nk'ibiro nka bibiri by'inyama kakajije inyoro k'abana yo kuvuga nago turi buhage kandi koko mwari ugasanga murana hasi narifitanye mfite umujinya abandi bana kuvuga ngo batesha ikiro cy'umukere nago agera kuri kumva mama avuga ati ibi nibishaka bikiro kimwe it's a matter of mindset yo musangiye murahaga so you never know uzagufasha. Yeah, you never know bro. Acha kwago umusani ukizamuka wenda icyo gihe ubona sanabe. Yes BruceMelodie ajya babwira stories z'umunyamakuru ambwiye ngo iyo uri mu bisura none se hagirirwa mu ndege. Umunyamakuru wasanga na passport afite. You understand? So yakiza kucika intege ntabwo ari kuba BruceMelodie tubona ubo ngo. So is the right example of never giving up. So ngiye nisanze nkunda abantu nisanze nanga umuntu hohotera undi kwa kunyira umuntu ngasanga bari kubita nisanze ni ndugu sinzi nuko yeah ntabwo bitoza umuntu ngo bikunde ni that's how I was born kandi sinanabivaho harano bambwiye impamvu tazakira nuko abantu bose ngo ngo shireho status umuntu gweza link ari umunyamakuru ambwiye ngo je umari link bana banzu shireho momo narabona momo na link ya arabura mizoko aho kujya mpeta bwo hasi nyumvira nakumva wase kujya kuri status yaje no gushyiriye ngabwe ati support yose sukugutumira kuri radio era basanuru bazi ko support yose ngo amekiganiro ryane bwa no cyo kuzana ku kiganiro once iminota 30 bikarangira ariko nkazajya ngusha kuri status nkazajya posting to coming soon iyo ngashyize kuri igihe kaguma iteka ryose kuri yo umuntu wakoresheje interview like 4 years ago ikiganiro baracyacyumva no you understand yeah so I was born like that and nobody's going to change me. Murambwe zaje mbura ngo nitsimbe basoma je nago nakwitsimba nigeze kubikora sinabwiye Omar nigeze kubikora mbara n'ucyumwe ngo nasoka ngo nahimbe ngo wadaje bananumira muri mu nzu ngira mari nanjye guturi ku mutima bro je nayo nabona abantu ndasara nkazajya ngo nitsimbe ngo bambure ngo akumbure ngo azajya kuhereza no miliyoni ngiye gupfa negeze miliyoni nazi ko barakanaga ati bameze ayo bayame ngaruka imihanda wa mujyama wa iyo idea you after 3 days arambona ngo Tino nagashya byase byaze bro ngo cyanga agenda ahita komeza Tino abantu bakuzi bakwita Falere William hamwe na bamwe kubera ko ngo nago usaza you always healthy you always young hari n'abantu bagira ngo wenda Tino na taikun ni ikigero kimwe kandi mu byukuri no don't even
don't come even closer to me. Yes, calm down. Nibyo bintungura rero. I mean ubikora gute? I mean kugira ngo ubusa gutyo usa n'imyaka ikaza gusanga ukiri alive. Nihaye kwiyakira ukomeza. You know, iyo wiyakiriye ukuntu umeze. Abantu tubo fake life. You know? Cyane cyane muri showbiz. Ugomba kubaho ukaniza nk'ishenet kugira ngo kuza kuri kamera urumva nse neza. Ariko after that camera ishenet igomba kugaruka kwa nyirayo. No nuryamara amafoto ukubona nago taikun muzajye muhora nago gutiza nago bibaho nazagira ngo kurambirwe project njye muri concert ku arena nkamara nkakavariza kabona kangaka ni Royal FM the heartbeat of Kigali ariko ngiye nkiyambara vareze buriya kuberwa nago bisabe miliyoni magana kuberwa ari n'igihe umuntu berwa urabivugana bro so je nahise muvuga ati ukomeze nuko ntago uza kugeza kunywera kuri convention ari agatsinye ni nkabiti singa simbizi ashoke nakiri jonje kubera bitsingira kirindwi ngewe kese burarirwa kese convention burarirwa ya convention zikorera muri convention ariko burar company nimwe ya rero nago nagenda nkwari yacha ugomba kurinda brand mayas brand yes umuntu uzitine byakora uzamakazi tabiba nabyo nivyo bro umuntu uzi ibintu ukora haraguha akazi man je nemusinga no muri boards corporate ariko apana nyine amashows ndabikore ni weekend you know like product launches mbandiyo zaba cup parisa mavete ariko nafata mikro bose ngabona nkavuga bakire bari kumva ngiye hicyago ko na mugabo ufite nka miliyari yo how are you my guys welcome as we launch this new product by the way we have the CEO Mr. David please join me on the stage man ngamamagara join me on the stage ngona kaparaje nawe miliyari asanze umuntu washe muri move how are you Mr. David how are you feeling I'm good thank you MC akanshima marangiza ngo bro kuba MC sikuriza stage gusara ibyo dukora inyuma y'amarido niyo mpamvu humeka bro twadufaranga ngwari turenze n'utu twa concert ko na muhanzani wagweza miliyoni 5 nagwiba bazi cyangwa umuntu wayama menshi ni Ben Ben yama ebyiri n'igice man bro ariko nawe yama kigaruka afite yakoze nyuma yaho yankubise imwe inde ngo 500 ngori umuyaye wanje ariko Ben biri umuyaye wanje ubirekire uri wange magara habi magara tarata ako nakora ako ikintu mukunda nuko nyira bari real avuga ati none giye mfitaya you understand yes ndamuzi yitwa Aisha yes she's akina film Aisha ibintu bitatu ya wowe ari bakobwa birwanyeho ibintu yaje muri cinema na muntu uzi ko yabikora ararwana kinana n'aba Killaman buri yagengo yabo ariko nanjye tubamenye cyane muri corona I think nibwo bazamutse n'abanyaka so I think yeah so she's working akora ibintu akunda ubu nawe ngira ngafite n'ibyo akora ariko yateza kurwana ntabwo yari kugera kuri biri ya fit yeah yengo ni my boss man yitwa Aisa Chiza ubona abantu bitwa ba Aisa Chiza bro baba abantu bakomeye cyane Aisa Chiza ni boss wa Royal FM CEO umva wongo n'umbwira ibibazo byananga Aisa meze gute Tino ni nawe wangaruye by the way Aisa ni wangaruye kuri Royal and I was at Catrade yanyanganiza Tino can you come back home nabwo Aisa uramumfungo ngo ndawugwa arawoma buri abantu kindi batazi kuri Aisa ni umunyamakuru ni umunyabwenge aranaririmba by the way buri Aisa afite ijwi ryiza Aisa izo kora ibintu karaoke no like singing ibindi bashyiramo amagambo lyrics buri Aisa yakurimba indirimbo ya Celine Dion kayita vugote Aisa nubwo yabivuye mu bongo ni boss ariko umubwiye ati break my heart say you love me again Aisa yabikora yaririmba uko ako abariba man arazi kubita love you I can fly BruceMelodie niyo yakopeye I love you akarimaka so Aisa I love you so very much and I'm ready and I'm happy to be gukorana nawe ari ku Royal FM the link up big up on yourself yeah man
akise ngo ari nko nagomba kumuza n'abantu ni itegeko umuntu agomba gukura muzi nagomba honestly is excellence Paul Kagame, Africa's finest. I don't even call him Rwanda's finest. Africa's finest, world's finest, bro. Yatumye abantu icyizere kigaruka mu bantu. Yatumye abantu bamenya u Rwanda. Yatumye abantu u Rwanda banavuga ngo ni igihugu gito, u Rwanda rwahanje runini. Honestly, no, ari gihe mvuga nk'akantu sizi umuntu bivuze. No, Rwanda is a small country. No, rwahanje runini. Yeah, ni royo rashadi noya. So, Kude Chapeau is a very smart president of all times, man. Akunda abantu very straight, akunda abantu very smart. Naga, you use ubwenge, use ibintu ukora, he gives you that opportunity. There is opportunity yawe. So, Kude Chapeau, I respect him. And everybody respects him, yeah. DJ Brian, no DJ. Yeah, she's hustler. Nawe nabonye yagiye mu yandi ya YouTube. Ahiriwo we na mushuti we wa wundi Tasha. So DJ Brian aza mu muziki abantu baramurwanyije. Bino numubwira aho ngaho nyine urabizi agitangira izi fresheri ni Brian izi fresheri z'imyaka 10 no kwasaga no barabizi. Ariko yagiraga intumbero yo kudica. Akageza people akajya wose. Uba ubona n'umuntu mutumye akavuga ati nshobora kwikora introduction ku muntu akama nkacuranga. Uzi kujya ngo people kubura n'aba DJ bafite bling nitwa DJ Brian wa hehe toka. So DJ Brian sizano yakuye nimero yanjye mbere dukiwura umuntu nkaye nitwa DJ Brian rara ujufasha abantu byayinde abantu bese baranyandikira. Cyo gihe think turi kuri Royal 2019 muri corona naga Brian okay one time ngwino curanga abantu mbwira musinga ari baby witwa DJ Brian arabizi singo mushire bana it's a radio harazimana arabikora musinga narongera mu izindi gig kuri Royal Papa Brian aragenda aba Brian ariko yo duhuye na Brian aracyanyubaha usikabwira n'abantu mugiye kwa kundi ategereje gucuranga guys muze mana uti numubona tugeze gurano kibagabaga akuri noti y'amadolari 100 arayama ngo tino je nta kintu mfite akakire nyarutaramanu hoteli yatwikaga edekezi yego none ugiye kwera naje nagasinze kadolari 100 akugashira muri akagafuka mana yakanga amadeni ngenda mvanga mani muzagihombi z'igikondo niba nagiye kwishura $100 man yaratakaye uzi kurya muzungu ufite amadolari 100 ubwira umupeti gendo zari nkoko nibikerebekere cyo wakora mu mufuko gasanga ufite inoti ya 3500 nahize $100 mu nzu musigitada ndeba mu nkweto hano harije natsibaga mu matape yikera ngura mu nkweto nambaye mfata umukanda ndawugira Brian yamafaranga wama yarataka ariko warakoze. So she's an amazing DJ man. Uyu yitwa BruceMelodie man. BruceMelodie buriya kanyifata BruceMelodie tuziranye kera. BruceMelodie muzi KFM kiri hit Jena Ginti. BruceMelodie agitangira na road yarazaga kwa kundi BruceMelodie yakundaga na TBB. BruceMelodie yaduhuye TBB ni Tasha. Konje ngora introduction like a dancehall artist voice me have to twist it yeah man let me tell you something twist it BruceMelodie you're the number one artist the number one fighter man you fought for yourself yirwanyeho buriya ko Kigayeri ntabwo yari gusinyisha BruceMelodie yatabona imbaraga ziwe no kutuvugisha tuzatuvuga ibintu nta mucyafata umufungo we ngawushize muri Munyakazi ibintu bavugaga ngo nyuma ya The Benny ngo impamvu yafashe BruceMelodie BruceMelodie wari wenyine hari aba King James nabande yes bro ba King James barari ba Christopher naho ni dance akavuze ati iki gipeti cya Munyakazi reka nshirimo amafaranga BruceMelodie you are big just know you are big and keep doing what you do aho avura hazi za Kanombe oya nashaka subire uko ni wabo mu rugo nose yakwanga gusubira ubuzima nibuzagaruke so is that working my sweet Anita Pendo Anita Pendo ubundi uriya ni bagombaga kumurongora kabisa byandi muvugango impamvu nashaka umugore Anita nabirimo baramutwaye baramushuka Anita twarakundanaga mukunda urumva Arakana ka finyore kameze neza za mashirika kwa Hope Azeda
kwa Mazimaka John Kennedy papa wa Rutura ba Samu ba Kayitare ba Simon buriya Anita afite ibintu byinshi MC actress buriya mu gukina theater Anita she's good n'ubu gushaka kushaka kuri mikoro bwa 1 2 3 action rira sinzana amarira turuka amarira kaza talented niwe mu MC twahuze ibihe byose man niwe mu MC duhuza like the chemistry ako nukuvuga ngo twakoranye igihe kinini twageze man Anita yambuze na kuri stage agitwajyaga muri gumaguma mfite hangover kandwana wakazi genda gakora mbwa ati bro wicaye mu modoka ndi inyuma agahambaga nk'abazi nka batatu ari kundwanaho iyo niyo bita bond so she's very hard working Anita man big up on herself ariko bambwiye ngo afite umugabo uri kumuteta muri iminsi ntabwo turahura uwo mugabo we keba nayo kuri sister wanjye amagize black iyo ngoyo ebana kude chapeau ni umuraperi mwiza tumwibuka cyeza kwa bari kiriki you know kiriki mu bisumizi ari kumwe n'aba Izo bakwincha bafite yagengo yabo y'ibisumizi bwa magina ni igisumizi bro ni igisumizi ya n'ubu ngo sizi niba rider mu bakivugana ariko ni igisumizi amagi nigeze kumukiza yeah is really good so amagi anyura no muri super level nawe arimo amagi arimo bana imyanda yekaraza imyanda kindi kintu nzi kuri amagi arimo ba rapper batuze imodoka mbere amagi ko modoka kiwari amafaranga ye urumva so n'ubu ngo ni businessman ari mu bintu bya farming farming yego abirimo cyane no muziki aracyakora gake ahantu yibera avuga kuri kwishi buriya nge namaginishwa abantu bagabo mbere twaririye imbere ya kamera amagi yararize nayo ndarira amagi kwa yago ni ariko yago yararogaga twego maboga mu kiganiro akakubaza ubona bigenda umwana wagiyemo hagati ugatangiye kwarira nanjye naragize nyuma akaberego byagenze gutunga I don't know amagi no yararize amagi ni warize twarahuye rero ravuga ati dukora association y'abagabo bari dukore na groupe mudutumire wafushije babuza abantu bagufasha kurira turire ese Tino warizijwe n'iki kwa Yago jewe narize ndi gutekereza ibintu bya country records country FM yarandijije urumva nabitekereje nibona kuntu bansuzuguye man no vandalize Rocky original #1 film mu sobanuzi wa ariko nagaci bikora ubu ngo wasigaye muri documentary cyane kuri YouTube yeah good nuko nyina reba izo filime ariko nawe ari mu bantu baba hustler man niwo muntu uvazagasata nayo wose ugafatana bro Kigali kwifa cyane showbiz guturika imihanda ukaza abantu bakakumenya ntabwo ari ibintu byoroshe muri showbiz y'u Rwanda andi birakunda ariko nuko abantu bakwemera avuga ati Rocky turamwemeye asigaje na Amerika akagaruka hano rero ko agiye gukwepa abantu bo bishizemo yasura mbaya kera yaba Mediniki baziko abantu bose bagikwepa byari bya kera bro bagenda buriya niyo yari mahita buri muntu icyo gihe yogenda nta muntu wari kugaruka kandi byarabayiriye they are not good ariko Rocky aragenda akagaruka bivuze ko bisanzwe America is what these days abantu basigaye bagenda bihishe nta muntu ugikunda Amerika basigaye bagenda bihishe ngo turapfuye batambore basha Bushido umwana w'igikondo ebana yongo ikintu muzo izo ari real ari humble nuko niwe Bushari umukora ikiganiro n'umuntu nyine wirekura nyine ni Bushido wundi tubona yaba mu bukwe yaba nini nagashaka yashaka ibintu byo kwifunga sindambona n'aba bounce 10 kana ari umustari umva niwe nyine avuga ati ngiyewe nanjye ubwa ndi bouncer imbashaka bikizira so Bushad big up on himself this is element kintu muzo ntarankorera indirimbo kandi yaranyemereye ngo ndakorera comeback ariko element wankorera comeback wanyemereye yabimbye akiri muri country records ndashaka gukubita comeback kandi yabikorera mpete tukiri country records ariko byapiriye amaze kuvayo bahise batandukana na Nobya ntabwo twongeye kubonana cyane ariko we Kude Chapeau yatsindiye igihembo man muri Afrima best producer there man that's Kude Chapeau it's good producer I mean kuki element yatsindiye Afrima ntibibe binini cyane mu Rwanda what happened no ni ya mashene nakubwiraga mbere uko kibazo mbajije showbiz ya kera man yaze kuba imbere yacu twari kugenda yaragarutse nagaragaruka ako banabipange man banabipange mugenda ku kibuga cy'indege
kira gikombe kijya no muri ministeri y'urubyiruko, ministeri y'ubuhanzi n'ibiki byose banakimana na minister gikora ndabeshya bro. It's not a small thing. It's bro, it's thank you. Ariko nyine ya mashari bro avuga ngo gapeti yadusize. Oyo ngoyo yitwa Ninopujya yampora wese kandi urebe ariko taiko ukunda karayiza ngo namatiku ushaka nta kintu umuvugaho, nta kintu umuvugaho, nta kintu umuvugaho, nta kintu umuvugaho ngaho. Iyo foto ntabwo yari mu mafoto, ntabwo yari mu mafoto, ntabwo yari mu mafoto direct nabeshye vugisha ko amafoto no byararimo narabyakaye. Impamvu namuvuga ko ntabwo yari mu mafoto, next time uzamushyiremo ndaburese okamuvuga ikintu kimwe cyangwa nta muntu ugira ibi gusa n'ibyiza bifite no mushiramani country records, country FM n'ibindi abari kubona the ben bakorana bakomeza bakora ibyabo ako ngewe ntuzongeye kumumbazaho ni Juno kizigenza Juno n'umuhanzi mwiza bamutwaye umugore nawe akameze cyangwa Juno wowe n'urongora wowe cyane ndarifashe mbonye umuhanzi ufashe bo gutwara guturira mwana gute France man zikunda man generative ndasenga ndavuga ati wow ibintu byo kuvuga ngo yego mukurane kwa ku Diamond nazuci whatever man mufashe muri group yawe muri rap utanamugira n'umugore uraho ngaho kwagiye mu bintu ngo wamarushanwa ageze kiniga cyo muri niba ari Zimbabwe niba ari cyo ikintu kimuri iminwa kiramutwaye we nta minwa ufite wowe ni gute umuntu mutwara France ameze neza mufungura ufite ako Juno nawe wasanga umwana amufungwa muwaka bya bintu byo gufasha ngo kumukira muri studio ngo birahagije umwana umukobwa agomba kumwa amafaranga setu umuntu wese ukunda mu amafaranga yagusaba atagusaba we bitekerezo wishyire mu kakeneye agacumi kamuhereza hani anayikise nagutekereje wow thank you ibombe cyana what is this for sinarindiyame ni inzara zawe zirashaje oh thank you mutekerereze zavuye mu gene bashyiramo izina yungwini sorry Kenny Soul yeah Kenny Soul man umwe basana bavuye Nyundo man arelite ngiye kuvugisha ko indimba ya Kenny Soul yitwa haje gusha niyo number 1 song uyu mwaka ibintu ya pom pom BruceMelodie kumwe na Diamond uri kumwe n'uwo mujyama uwo wundi ntabwo tunamuzi nawe ubwo mugiye namumenye kuri indirimbo wari umuzi wowe ari mu ndirimbo na David ogechi yo ma indirimbo ntabwo mbizi yo ngiye indirimbo twara mu promote yego abanyarwanda bo bamugize waruwe ira ndirimbo pom pom yiza kuba indirimbo ya BruceMelodie wenyine ku giti cye tugashyira haje gusha hano tuvugisha ukuri manaje gushanira disi abana nk'abangabo nyine si yaramugwiriye nyine yahishe mu gihe nyine n'umunini ryo kuzana ako nabivuze ko nziza ni nziza ariko nyine abantu nagwa ya attention niyo yakabaye ibona bro haje gusha it's a big song man honestly ari ndirimbo y'uyu mupeti yitwa Treasure Logan Joe bro ira indirimbo iraho ariko ni indirimbo abantu bose bavibinga isose guza ko nawe yagwiriye na pom 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 ura pom pom abahanzi bari kuyanga na muhanzi wikunda je nabikuye Bruce na muhanzi ko ndirimbo yawe wayo mukiye abantu abandirimbo zaba basize muri studio oje ko ya nice yakse ndirimbo nagari indirimbo iri Kevin kandi repeat yaje fata indirimbo B fata yakora na Rikiba Nyiragongo koko arabona bari kumushuka iyo pressure igabanye oh je naga bro Nyiragongo nikisi iyo ndirimbo yashatse nyine gukora byinshi gabanya Nyiragongo we oh ya ntago nyizi shadboo that's my girl bro shadboo ni inshuti yanjye shadboo ratuziranye buriya mwebwe shadboo muzi nonanga ubu shadboo ni mubi shadboo azi yigeze kuba mwiza ni mwiza we was a medicale
bazamedisale nuzi ubwiza bwa Shaddy mwese nago mubozi kuko niwe wamukuye muri ziriya mari mvariya nuzi ubwiza bwa Shaddy ora ngo ni icyara nago kikubyarira wese ubwiza n'umwana ubwiza w'umukobwa ni wa mukobwa uvuga ati ge omana nshaka kubyarira icyana washira mu maguta byaje ngino niyo mama wa girlfriend banyu imyaka 75 muri mu biki nanakana mba mufite aho ngabo bro Shaddy wanjye ubundi Shaddy muhamagaye ko nanyitaba yo T yeah T T naye ngamubwira ngo yo sha yo T nikora mayite mfite telefone hasi naye kumuhamagara yo T ko wabuze nanjye yo sha ko wabuze aho uravuga nk'usinzire Shaddy byaracyatse ahora ryasiziri ariko ricyara kiza afite umutima mwiza Shaddy yafashije abasani benshi uhatagiriye mu ndirimbo yawe na ndirimbo wari ufite nziza icyo gihe nayo rose kubesh indirimbo zose Shaddy byagiye mu zari extremely number 1 Escovia Mutesi yungu no muyobozi wacu nk'abanyamakuru RMC kude chapeau kuri niwe munyamakuru utagira ubwoba ahora za Congo ahora za Benin nako ya DRC ahoko Scovia kutagiye bijumbura di na nkuru zibayo Scovia ariko nawe adiferera ari zagoma abayize nyine mutekano mbabarorenge goma rova ugera handi hano ari zazerenda gusa roro turebe ugera za Sudani baboleze ajya hariya arabizi ko nyine hariya inventory ibandi uzaba bodyguard bafite isasu ya nyuraise n'icumi bameze gutya ubana tubona turi Uvila abo tumanukane mbunda simuriyo manuke fa handi no nawe na cameraman wawe gusa she's very hard working kandi akora ibintu akunda mama Rogasabye haye abanakazi ari abanyamakuru bakora kuri televiziyo yiwe yego buri muntu utanga akazi man muzajye mu mubaha babyumvishe kari umuntu wese utanga akazi bwo niyo mpamvu no ba papi wi Solomon's class ibaza ariko anarimo intebe 20 ya arimo intebe 20 siyo nuko abakwaferi 20 buri intebe gira umukwaferi atunze imiryango 20 umva buri intebe agiye umukwaferi plus 20 none uva kuri 20 babandi bozamo nabo ni hafi 10 isarime gwereza abantu 50 akazi man muri Kigali 50 receptionist aba security na boss akishyura n'inzu n'ibiki byose nawe yaguhaye akazi je nago n'umukwaferi ariko yarago n'umukwaferi wowe je ndi promoter wa men's class yako nayi nakazida yakayeso amaze bisatanamo naramushize arambya ngo urabona natumije andi ngo miruwari ngo iki kandi umukiriya yavuze ntabwo mongera kumuvugira ariko namusuhuza men's class nano mu mujyi abate mu cyongo mwebwe fer urakoze ko koranisha ya good ha inde ninde Miss Naomi rero nago muzi cyane ndamuzi nyine ni Miss ariko ntago tuziranye muzi nyine nk'ukuno turanahura uyu ngone Kate Bashabe uziko Kate Bashabe abantu bamuzi ubungubu nyine yaragafashe je muza ciga Fred Ndela you know bura Kate Bashabe araririmba indirimbo yacu ya TBB yakubisemo aga chorus indirimbo yitwa East African Party sinibuka neza ko afite kwa kunduza no mu baby kuririmba sorry na Kate Bashabe yeah she used to come kuri road production we your studio ni yari ya mbere ya Ezra Kwizera na road production Shaddy Bashir umwana you know waza you know like sometimes amukoresha voice overs nibike nako Kate Bashabe ndacyari kwasha tugeze kwa Kate Bashabe nawe ni umuntu uri hard working yikuri umufungo we yarawukoreye yasigameze neza cyane Aline Sano ngo is my young sister man Aline Sano she's a family friend I'm a family friend ari kwa wasana no mu Kigarama no batuye ba Angel abantu bose bariye ba Panda bose ndabazi family yose kugera kuri bebe na mama yo nshaka kurya ubugari bwiza nshaka kurya isombe mamagara Mary meze bitese ngo ngwino so Aline Sano kudeshapo uyu yitwa Bwiza ni umuhanzikazi Bwiza yari mu bahanzikazi bitwaye neza in the last 3-5 years man you know after an award muri Salax I think
best female artist isango na muzika yegino nshaka best female artist after album ziza akomereza bikore fresh 25 shades so bwiza keep it up man the brain Tiger B zana mikoro Tiger B man is the king bro tuve mu boro byo kuvuga ngo by'urugwenya gutye by'urugwenya niki man the brain respect akuriye respect yandi iri ejo usho bita maximum security handi bafungiye abantu bibihe babandi Al-Qaeda ye muri Amerika uyu the brain akuriye maximum respect umuziki nyarwanda uri modern uri wo kubereye umujyama man ibintu abantu bafata ngo urabona uyu mujyama ba Medi ba King James barakoze ariko they were two in Rwanda anze nyine bitagize akaba petse kuvagera muri Amerika bamenye imihanda bro the brain yako ibaza ariko anindirimbo be na actize mu na Anita Pendo by the way kera yitwa ngo iki urayizi twa kuri hano kuri Primatire kanita niba nakinye ndi boyfriend wako ni iki turi kwiruka mu ariko video za kera data ngo action ngo mwirukanyeho Anita kari kwirukanga mu tuzenguruke gitica ngo Anita mufate ngo Anita gwa nangamugwa reba ngezo script kamugwa hejuru nagwe kahise gakwepongo ku ruhande the band Tiger B man big up on yourself man ararenze man tunasuza umuryango wa the band Pamela big up on yourself your kid big up on yourself man much more respect nk'umuntu nguyu ntabwo ntabwo ari ikintu cyadari muvuga ariko ararenze the band ararenze ndirimbo akora ngo yankwe ya indi rero ariko gukora yitwa ngo shabo zanye yego nimbise nimbi kuki uri kuseka je nabwo ndirimbo yakora the band ngo yankwe kuki Marina Debora mwana irwamagarasha umucyarabu mana dana havuze mana Debora she's my good friend you know yafite ndi ako Marina nawe ajyabura Marina nagutumiye muri the barbershop talk mbona nyene muri kubyumva ariko muzabyumva Marina afite ijwi ryiza indirimbo yakorana ari wa mujyama wa Uganda nani ndokose wakibenda amandi ya boniziza akabantu ntabwo bayikunze bro I don't know kukimuda kuri ndimo ziza man ya ndimbo ya Marina ndokose bro it's a nice one Marina keep it up keep doing what you do best man you good manager no say Vestina na Dokas kwa Murinda Habi Irene sio ME Empire after YouTube channel is a manager sizari ku bintu yo kumanaginga yabikuye man ko nabimuzi man gusa komerezaho Emirene big up on yourself iri team iri abana mukumaze mukorera Imana ibyo njambwira abantu mwaje umva weruke ndimba Vestina Dokas rihari umujye kujya gutya mu duferengo uriya ngo ari mu muryango ngo famille bro God has no limits mujye muri studio nibyo mwiyemeje keep doing music Emile nabana mukuru muziki gusa kudesha po my guy uyu kwa Dumba original umwe mu content creator batajya barifana yumumenyeri man gende man Dumba handika nga status ari gutuka nk'umuntu igeze kwishyuza Kevin Kade ngo Kevin Kade weka stafuka man katire ngo ngufashe tina muntu ujumenya yewe rero ako Dumba nawe yatumye byibuze dukunda vibe y'umuziki nyarwanda cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda kuzumvaga indirimbo ari kuva ibinga niska ari byo abikora ari mu modoka ari mu modoka wababiri je ntabwo nabishobora niyo mpamvu nabikora ntabwo iyo mfite amaso mato cyane rero bisaba amaso manini bro gusa kudesha po Dumba rata kudesha po Phil Peter MC DJ Phil Peter man Phil Peter is a journalist, you know, is a DJ. It quite really cool, by the way. He must Rubavu last season. Remember DJ na wirwanyo agitangira bumvaga bitari bukunde. You know gakora indirimbo. Ariko Phil Peter twa nafite akaboko keza indirimbo zose zabaye hit. Debe yakoranye social mura, yakoranye na Kenny Soul, yakoranye na Line Sano, indirimbo yitwa Hello. Man, it's a big song, international sound, you know. So Phil Peter bikora no kwisiyo. Umukire coach Gael coach Gael na muntu ngo ugira inama abakire ako genge kugira inama coach Gael genge kugira inama imwe yambe ni yayo uhura na Tino ukora genda cyo kumufungo coach Gael niyo nama ngugiriye coach Gael nawe akunda umuziki
arakunda ari vibrant nigeze kujya hano kuri boro yiwano kuri Kigali Universe cyo gikamiro yari yaje ambwira abwira umuseriveri ngo tina mufata seriveri n'abadiriye wo ngo tina mbabari urya inkoko nabwo ya ngo yavuze ufata icyo ushaka nabwo bro yeje nayo ushaka ngo mbabari ye niba yarafite madeni yo kwishyureza uwo museriveri we yakoze factures ko ibihumbi hafi 200 namwereye ibihumbi 50 handi yose yarayisa atwarasha oya nago muvuze Fuad original no muyovu wanjye kagasengo after kaboro chip yatsinzwe afana Manchester United afana Kiyovu indani Fuad n'umwe manyamakuru bogeze umupira neza n'amagambo menshi ukumva ariko abantu bari kogeza bakazana ibintu by'ibirayi ukumva baje none kumva bari ngo birayi rwamagana ari ku kijumba go numenye ikipe yatsinze ikijumba kagaruka tumva igitego ahubwo Fuad ari straight to the point big up on say Fuad urabizi rushuti yanjye wowe umuyovu kandi tuzishima gicumbi original gicumbi ana abapeti baje bana n'abajyamo banje gicumbi first of all is a father is a mugabo umuryango buri umuntu ufite umuryango muzajya mu mubari even Fuad nuko nyine ntabwo bikuru ubujyamo gusa gicumbi ari mu bantu bari mu bintu abakunda ikindi ari hamba avuga make ko iyo muhuye gutya aragusuhuza ati no wagwana ariko akahita atuzo gicumbi kodesha po mania rugaje ufite umukobwa wagusariye wowe umukobwa ayirwa agenda ni sace barabonye afite sace ngo jewe rugaje urigani ndagukunda rigani wakuze ndi mwana uriya baby afire rigani akuri gaje rigani ari abantu bakora usesenguzi neza iyo bijyanye muri analysis ya football is really good is knowledgeable and I respect you Axel original Axel yacu nawe ni birebire Axel twaryanye y'imihanda za Kaizen zikiyeza kabeza batarazana ibintu yo gufunga saa 8 batarazana ibintu byahuhamo kukiro watwaraga wana gasize Axel yajyaga nago yajyaga akansiga no tino hanari cyane nguriye ngwino katenye magara harimo magara ngo nyine ibyana byadangibye so Axel ari mu bantu bazi ikintu cyitwa football amazemo igihe amazi niyo myaka yose kuri radio y'igihugu bro ntimuzajye mukinisha ibintu kumara iyo myaka kuri RBA avuka peti benshi banakoreza ko kujya kuba kuri RBA bisaba discipline bisaba kuri umukozi bisaba kuba gwitanga so Axel kode chapeau ni boss man boss Jado Castar respect to you Jado ewana wonde Jado abantu bari mu gisate cya sport bakwiriye kuma respect ye bakwiriye tuvugisha ukuri Jado Castar respect bagomba kwimuhereza bite no kuntu akoramo bite no kuntu yifuza nabandi kumenya bagomba gukora baze no kuyobora bari abantu b'abahanga Jado Castar buri afite team y'abahanga y'abantu b'abahanga Basidik bari n'abantu babayingana bari n'abahanga ariko akabayobora bivuze ko afite leadership skills so Jado Castar big up on yourself ariko abana bawe bongeze umushahara banakora kuri BNB FM Kigali ndavuga ba Fabulous ba Tasha oya arabaye mbareka bongeze bantu tuzahora turi muri 2026 kiriya bongeremo nako kajana abana mumbabare simbize baye mbwereka ndabasabiye bongeze kuki se wumva ko ari majyo utayazi ntayo nzi nyariko cyo nzi cyo bamwe duhoye bite na facture ba nkosoma abana Ndura ngo musaza ngo namungu ngo ndanywa tubiri gusa musaza ari anyweye 10 wallahi yahereye kuri tubiri ngo tubiri gusa tino nari musaza y'abana simbigarukaho Faustinho n'umufana wa Rayon Wimena is a real sports fan kipe yabo iri mu bibazo birimo ariko birimo nose abarayo tuvugisha ukuri okay tuvane ibintu ya brag murishimye oya tonde oya kambabazi bareyo murishimye ani kipe igeze muri mva mwishimye ku mwanya wa kangaye nagubibaho reyo bamenyere kwa ku mwanya wa mbere wa kabiri none bari mu bishanga barishimye barishi uzi ijinyoro badufitiye kwe cyofite mu big 5 neza cyane na abakinyi bacu bari lokal abakinyi bacu babana to Faustinho na posting this we niwe yahore uri posting za pom nagaru we bire posting ariyo
ejo ndi banganyije na Mukura Mukura ngo bazanye ngo rive wo muri Kondo bamukubise kufura Olivier yamukubise kufura arova mitavuga ati genda recyo bakwangira ikireyo narababaye kandi mfana Kiyovu narababaye pega igitego ni kibi nyine cyakigiye mu kigiye Yesu yakiza ari kuyifata cyari kibi cyane prof kuza Faustin man kudesha baba oh my god David Bayingana ono muyayi wage mwana for a long time David Bayingana is a professional lawyer yeah bahanzi mugenda mujya muri zaso ukajya gushaka abavoka babasaza David Bayingana ni umwavoka ari no muri mu rugaga rw'abavoka arimo is a registered lawyer by the way you know is a football analyst is a Manchester United fan mu Rwanda fana peri yagenze mahanga yose kwera football so David Anuri akaba ari n'umuyobozi nawe kuri BNB FM right yeah big up uyu nguyu nawe nifiti nago tuziranye cyane biraho ngaho Lorenzo nago tuziranye cyane ariko tugeze guhura kuri stade Musanze icyo vyatsinze Musanze 3-1 mugurira biscuit naji Lorenzo urabiyakana twari turi kuri stade President mukubita igitego cya gatatu cyo gihe cyo vyari meze neza urabyibuka cyo tumeze neza abantu bose ba mbona Lorenzo araguye bitama amagaba Petro cyuruza cyo muri stade mwira zana shikira vuba kiri na biscuit yari yabayiki yari namukubise cya gatatu yaragiye gupfa ubasukora kuri SKFM Lorenzo nawe ibintu akora arabikunda you know big up on yourself yeah lage you know mpeti wanje lage big up on yourself yarambwiye ngo polisi ngo ratwara igikombe namubwiye ati kirese APR itakiri muri champion y'u Rwanda nibwo ibindi nibwo tuzatwara ibikombe ariko ngo dufite hari Hilal na El Mireke wapene yo bana Imana shimwe byizari Hilal itwareho gusa Lage is a very good player usibana ibintu bagenda bamuvugaho ngo nangoye ngo aranywa cyane aranywa kunywa yawe se niba adafite match mu minsi 3 imbere wenda anywe ku wa mbere bazakina ku cyumweru wari wabona Lage mu kabari bari bukine mu gitondo ntago bibaho so sometimes we need to stop kujyaginga abantu ngo Lage ora mu kabari ajyayo amfanga naye polisi irahemba legend Aruna Niyonzima captain wibe byose baba Aruna ni cyanje bro no we n'umujyama wanje duhuya arana amenera bisanga nuko yemerera Aruna yo yishimye nagagura oya byo kuri mwebwe nyine atazi umugabanya Nabire oya byorere Aruna ngeye duhuye nyine uri kunywe gaci baguhe yeah he's a very good guy man Aruna yarakinye yakinaza yakitanzi Simba Amavubi Kiyovu nigeze ayikina nicyo kibazo yazize muri kariyeri ye y'ubuzima yo ya football kutakinira Kiyovu buri Aruna nabyo cyane ziniba wagaruka come on tukire gucya salute umwe mu asesengura ibintu byose asesengura ibintu byose umuziki ejo ndi asesengura ngo the ben ngo akabarati asesengura politike asesengura umuziki asesengura byose no byo kumwe na Kensi bafite iyo duel yabo hari yitwa Angele Mutabaruka umwe wari kumwe na Kensi naraza kumvuga mu gitoro dapfoye Angele Mutabaruka n'umuntu wanje by the n'umuntu wanje kuri za Flash FM kwa Kamanzi ya Fande Kamanzi buri Kamanzi Ruwi Kamanzi buri ba Angeli ba Kensi bose bakoze kuri Flash Kamanzi ni wazamu abantu benshi so Angeli mu bantu babanyabwenge dufite sibyo big up on yourself Bulldog El Patro Jisho Gichi number 1 hip hop artist bro byose the rap MC of all times man Bulldog bro yo mwamage kuri for we naganyita Tino yo Martin bimeze bite anyita mu izina nanyi mwita Bertra ndi muntu yiri umuntu yita Martin nyine twatuzira ngego Bulldog twaranye imiyande yo mu giporoso ku cyamitsenge Kanombe za ku cyamitsenge none cyane ari na Dev Ranks Demolition Base Bulldog bro no umuntu wanje of all times man big up on yourself
Kaplopi the great. Uyu nguyu bave bitarage. Yitwa Kaplopi. Pifla, you know, is the king of Nyamirambo. Numwe mu barape barisist, you know, like abakora realist ziri fresh muri hip hop. Kaplopi niwa murape utazana w'imikino. Uri mugenzi ukazana ngo cyo warabona barape umukinisha. Reka da. Ariko ubungu nyine tumaze gukura, like we grown up, we are, you know, dufite inshingano nyinshi, guseze one of a kind. Cyangwa uramubonye ku cyumba cya rap. Niyo nukuza kuri stage kusindura abantu baramukunda. Is favored, yo. Big up on yourself. Pifla Kaplopi, the great. Oh, J Polly man, vuzi ngoma ku mucanga ku mazi, abakoboyi mwikabutura, ama baby muri bikini, nanjye simbatindira MC Michael man yarayinsabye microphone yimu. J Polly ari mu bantu je nafushije papa sinababara cyane, nafushije abantu benshi bakuru banje benshi inshuti, ako J Polly ari mu bantu bane agahinda mera nk'umusazi. Je namaze nk'icyumweru tugiwe mpaka tumwerekeje za Rusororo bikomeza ngero ndavuga ati no enough is enough. Biyo nageze ndavuga ati enough is enough. Je bitamako is one of a kind. Yatweza guma numwe bayinduye game. Man J Polly siwe nanjye nawe uri kureba ikiganiro. J Polly yabaje baje abantu aba ministry, abakire, abakene, abaturage. Niwe mu J Polly yitabe man mbari yataza gupfira mu bintu bya corona bya bindi bya covid. Kuko yafiye turi muri covid. N'ubu ngubu abantu twemerewe kugenda ngo kandi nabwo muri covid ibintu bisi byabaye. Bavuze ngo abantu ni bari 15 ngo tugeze hari. Abaturage babwira fandi wari bishinzwe gake uzabaze. Bro, paka gose baragace. Imisozi yose. Tujye gwerekeza J Polly twagize Kabugura na Kabuga. Kwa kunde abayisiramu bayakiriye Yesu basashe biki. J Polly abantu bose umukecuru ukanyuruka umukecuru ari ku gipangu ameza atya. J Polly yakoze impinduka muri hip hop. Yeah. Uyu ni inzovu Metrozovu. Ariko akazovura mu mbaza iki koko. Metrozovu ni umuntu usesa abantu nyine. Ni umcomedian, nigeze no kapranking amani kuri Royo. Ndavuga nshaka kumuha akazi za Karonyi ngo je wabona amafaranga memba. No ndamubwira ni genda guha amafaranga akuraza kusetsa abazungu. Yaranyishe. Ngurasuzuguye njyewe. Ndavuga nzovusa amafaranga. Urumva nyuma ndamukopa. Ajya kwa madi ngo ari umuntu wamamagaye ngo ari gushaka za views yarabimenye ko ari prank. Gusa is a good guy man, you know? Yeah. Yugu yitwa Jeskwiza wa mipangu kasuku media, akora ibintu byinshi. Nawe ni wa wundi ameze nka Dumba. Umumenyera nta mikino ahita gusubiza. No umuntu wi straight, ariko nta kibazo mufitanye murakorana. Is you know like Kasuku nawe yahinduye game. Bimwe buri abantu tubakeneye yahinduye game. Afite n'umuntu uburyo asigaye akora abantu barya amanyama n'ibiki. Ziyanyama Kasuku abanyanyama. Nabizi n'amafaranga yawe ariko gende kugema gabanya. Arya inyama kuwa mbere kujya ku cyumweru amafaranga yakuraye. Twinyama ko tuziyarimo tugeramo tukarya n'ibiraha. Yahindure rya n'ibiraha Kasuku. Rya kubira tumira taikun no muzana w'inyama mu kubita ibiraha n'udutunguru ku ruhande. Gusa is you know no muntu by the one batazi Kasuku ari hambo. Mana kubana batamuzi nyine abantu bamuzi kuri life ya social media agibasha kumufata ukuntu akubantu bamuzi neza are very humble person, so respect my guy Kasuku. I would like to take this opportunity cyangwa se mwanya man. This is the longest interview I've ever had in my life, and this is the interview that I've enjoyed than anything that I had in my life. I swear upon living God. Nahuye n'abantu batandukanye, Ben, Scovia, Shadboo, Element, Ele. Man, nakozanye n'abantu benshi. Iyi ni interview ya mbere ndende ya one on one bayeho kandi tabo arinze. I mean, I'm having fun through this interview. Ikindi nfashe umwanya ngushimire for the contribution watanze muri game y'u Rwanda. Itangazamakuru, I mean, you're an amazing person. You're an amazing creator, ukunda abantu, uri supportive, live longer uncle. I mean, I owe you respect, maximum respect. Na hano zanshaka ngumbure na kintu, I mean, I'm your young brother, man, and I do love you. I do appreciate you. I understand, man. I understand, and you know, thank you so much. Let's support a brother. You know, indishimye man, bro. You know, ari abantu bamagara mu biganiro. Wa mugano kagiye kumva
ibintu akubaza we hari ibintu agamije ariko you're straight man, straight to the point, and ndakeka yuko abantu bafite icyo bakuyemo. It was a little bit funny ariko na educative, yeah. So thank you so very much as well, man. Mukande wo gukanda kuri subscription n'ibintu toto. Uyu nawe afite abandi bari gukora, nugiye ngo tuhagaza n'akara abandi bari kuri za kamera, ani mbere cyane kamera nk'eshatu. So natabona subscription. God bless you so much. So after naka cover kitwa taikun this ari kugerageza ako namwe bizaza muzajya na cameras nyinshi. So thank you so very much. I go by the names MC Tino. Mukore ko subscription kuri the Barbershop Talk ni YouTube channel yanje, nanjye muzajye mundeba man. I love you all. Bye bye for now.